yavuze ko akurikije imyaka ye agakurikiza n'aho turi, hari isezerano ritatureba ariko twaragiye turyizirikaho kubera ko uburyo turyigishwa nyine ugira ngo birakureba byose, ntabwo byose bikureba, ntabwo byose bikureba. Urugero, niba hari aho tubona, reka mbereke, abakristo barwara indwara, ariko indwara barwaye nyine iturutse ko ariko bigishijwe, bumva ko ikintu cyose kiri muri Bibiliya bakwiye kugikonsoma bakakimira, ari ibyo ngibyo wakwiyahura nka Yuda. So ntabwo ibintu birimo byose bivuga ngo ubimire, ahubwo dukwiye kumva neza n'icyo Imana yavugaga, n'icyo Imana yatwigishaga. So ntabwo biyora ngo ubimire uko nguko bimeze, ahubwo usobanukirwa n'icyo Imana ishaka kumenya gutya. Ikindi, ukurikije ibyatubayeho twebwe nk'abera, hari ibintu ushobora kwiyitirira ko ari ibyawe nyamara bitari ibyawe, ahubwo ibyawe ukabireka. Niyo mpamvu ari iby'ingenzi cyane kumenya ni irihe sezerano uherereyemo, ni ibihe byawe, ni ibiki bikureba, ni ibiki ukwiye kwitaho. Abantu bo mu isezerano rya kera bayobowe na Mose n'abo bose bari kumwe, Imana yasezeranye ko izazana irindi sezerano ridahwanye n'isezerano rya mbere. Mose we yarabayoboye, ariko biciye mu muhanuzi Yeremiya niho twabonye dusoreza ubushize igice cya 31 umurongo wa 34. Yeremiya aduhishurira ko Imana yavuze itorabizi igiye kuzakora irindi sezerano rishya ridahwanye n'isezerano nakoranye na basogokuruza mu gihe nabakuraga muri Egiputa. Urumva iyi Imana ivuze ko igiye gukora isezerano rishya, wowe surinde. Ubundi abantu bose bo muri iryo sezerano bahise bagira amatsiko, bose bifuza kuba baza muri iryo sezerano, iryo twe turimo. Ariko abo muri iki gihe kuko batamenye iryo sezerano yavugaga, bifuza gusubira muri rya rindi, kandi rya rindi aba ariyo bifuzaga kuza muri iri ngiri. Twe twagize amahirwe tukaba tubirimo, ntabwo abantu babona uwo mugisha w'igitangaza uri muri iryo sezerano. Yewe nayo mpamvu hakiri ukuvanga ibya kera n'ibishya, kuko ibintu byose ntabwo bumva ko hari ibyahindutse ndetse hari ibyatandukanijwe. Iki rero nicyo turi kubona cyane tugendeye mu cyanditswe kivuga ko dukwiye gukwiranya neza ijambo ry'ukuri. So Yeremiya rero atubwiramo ibintu bikeya, nasomye, reka nongere nisome ncaho gusa kugira ngo utari uhari nyine ahita pikinga ikintu. Uwiteka aravuga ati, ubwo ni Yeremiya 31 kugeza 34. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafatagaho ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi ngire, nuko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Umurongo wa 34 hakavuga ngo, kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we. N'umuntu wese wo bava indimwe atimenya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ukomeye kurusha bose. Niko Uwiteka avuga, uko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sizakibuka ukundi. Iyo niryo ryari isezerano Yeremiya yaduciriyemo ngo Imana yari igiye kuzakora mu gihe kiri imbere. Icyo gihe rero twebwe tukirimo kandi ntabwo turagisohokamo. Ni isezerano Yeremiya yahamije ko iri sezerano ritazaba rihwanye n'isezerano Imana yasezeranyije na ba sogokuruza. So ndagira ngo murebe, ndagira ngo wumve iki kintu, ahari wenda biraza kugufasha kumva itandukanirizo rikomeye. Hano Imana yaravuze ngo bishe isezerano ryayo. Twebwe muri iri sezerano ntabwo dushobora kwica isezerano ry'Imana. Hano bo
bashoboraga kwica isezerano, ariko nkatwe ntidushobora kwica isezerano. Ibyo bintu mbiteramo kugira ngo nkumvishe ko ushobora kuvuga uti se ni gute nta kwica isezerano ry'Imana. Well, nyine nicyo ndi kugufasha kumva. Ntabwo abantu benshi bazi iri sezerano turimo batekereza ko waryica uko wiboneye. Ntabwo waryica uko wiboneye. Impamvu utaryica uko wiboneye, ntiwari uhari rikorwa. Ntiwari uhari rikorwa, ntabwo wahamagawe ngo uze ugishwe inama. Bitandukanye n'iry'Abisirayeli, aho hari amabwiriza n'amategeko yo gukurikiza. Isezerano rya mbere ryari hagati y'Imana n'Abisirayeli, bumvikanye ibyo wowe uzumvahiriza ibi, n'Imana yubahiriza ibi, nutabyubahiriza uzatwarwaho nk'umunyagano. Dore ibyago bizakuzaho, dore ibibazo bizakuzaho. Aha ni nabyo nasobanuye ubushize. Ni Yeremiya ahanura, niwe wahanuye bwa nyuma Abisirayeli bahita babatwara muri Egiputa, babatwara muri Babuloni, kubera ko bari bishe isezerano ry'Imana. So Yeremiya ari kuvuga ngo hari isezerano nini nzakorana namwe, ari Imana imuvugishije, ridahwanye n'isezerano rya mbere, kuko irya mbere mwaryishe. Icya mbere yararema bereka ko baryishe, kandi ubwo baryishe hari inkurikizi. Izo nkurikizi bahise batwarwa muri Babuloni. Ariko Imana iravuga iti irindi sezerano nzaza naryo ntabwo rizaba rihwanye n'irya mbere, ku buryo utavuga ngo baryishe ku bw'ibyo babatware nk'abanyagano wenda n'ibindi bisa bityo. Ahubwo iryo sezerano, oh my God, ahubwo aravuga ngo nzabarira igicumuro cyabo. Iryo sezerano ni Imana izaryikorera. Nzafata amategeko yanjye nyandike mu mitima yabo, nza. Nimurebe iri sezerano rishingiye kuri Imana yonyine, niyo ubwayo iri gukora iri sezerano. Bitandukanye n'uburyo Abisirayeli babikoranye n'Imana ku gihe cya Mose. Icyo rero niho ngira ngo twari tugeze, ndetse nsobanura ko byanga bikunda icyo dukwiye gusobanukirwa ari uko na Mose ubwe wari umuhuza waryo ntiyashoboye kugera mu gihugu cy'isezerano. Abantu benshi barahaguye, benshi barapfuye, bapfiriye mu butayu. Ariko ntabwo bapfiriye mu butayu bidafite aho bishingiye, byari bishingiye ku isezerano. Iri sezerano mbese rimaze kuza ryazanye impinduka y'imikorere n'imibanire. Si imibanire bari barimo babanyemo n'Imana, yari ishingiye nyine kuri iryo sezerano Imana yamaze gukorana na Isirayeli. Iki rero nicyo kintu twabonye kandi gikomeye cyane. Uyu munsi ndagira ngo nerekane noneho bimwe muri iri sezerano mu Bagalatiya igice cya 3, niho turi busome. Mu Bagalatiya igice cya 3 turaza gusoma guhera ku murongo wa 13 turamanuka tugeze ku wa 19. Text yacu niho tuyikura. Abagalatiya igice cya 3, igice cya 3 umurongo wa 13 niho dukura text yacu, ubundi tugasobanura ibi bintu bijyanye n'isezerano. Ndagira ngo wumve itandukanirizo ry'ibitatu. Ibikureba ni ibihe, ibitakureba ni ibihe. Waba uyora byose kandi byose atari ibyawe. Ese ibyawe byo urabizi? Wari uzi si isezerano turimo ko ryahozeho atari isezerano ry'inzaduka? Ese wari uzi ko kwizera isezerano rishya atari ukwizera igice cy'isezerano, ahubwo ari ukwizera umugambi w'Imana wose? Nawe icyo nicyo ndi kugerageza rero gusobanura, na mu izina rya Yesu turaza gusobanukirwa. Nawe ndagira ngo dusome 15. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe ko handitswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga. You see now? Yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Wenda ndabivugaho gakeya ku muvumo w'amategeko. Kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga. Oh my.
umugisha w'Aburahamu ugere ku banyamahanga, ubagereho se buba bigendeye kuki? Bigendeye ku gikorwa Yesu akoze cyo gucungura, kigatuma umugisha w'Aburahamu ugera no ku banyamahanga. Aha, bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu, isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. Ngira ngo nigeze kuvuga ijambo kwa Yeremiya, aho bishe isezerano ry'Imana. Ngira ngo aha noneho muri kubibona. Bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu, isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, muri make mbimanuye ku rwego rw'abantu ngo mushobore kubyumva. Iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. What a covenant! Mbega isezerano dufite, ntacyo waryongeraho ngo nta nubwo waryica. my umurongo wa 16. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe, nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe ari we Kristo. So Aburahamu yabwiwe iby'urubyaro, ariko ntabwo yabwiwe imbyaro, yabwiwe urubyaro rumwe. Akatubwira ngo urwo rubyaro yavugaga ngo ni Kristo. Alright, ibyo mvuze ni ibi: ni uko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko. Rya sezerano rya Mose rishingiye ku mategeko ngo ntago ryigeze riza ngo rihindure rya sezerano rya mbere. Glory. Ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije, kuko iyo umurage uva mu kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije. None se amategeko yazanywe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira. Amategeko yagomba gutegeka kugeza igihe runaka, igihe urubyaro ruzazira. Uruhe rubyaro? Yavuze mu bumwe bwitwa Kristo. Ngira ngo twabibonye hejuru ngo ari rwo Kristo ku murongo wa 16. So amategeko yagomba kubaho kugeza igihe cya Kristo. Yesu yaza, amategeko agasezererwa kuko umurimo wayo warangiye. Urwo byasezeranijwe kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayaha abantu. So ayo mategeko yaje guhabwa umuhuza mu ntoki, ayahawe n'abamarayika. Nguko uko byagenze. Ndagira ngo tuvuganeho rero iyi minota mikeya, turebe icyo ibi bintu bikomeye bishobora kutwungura kuri uyu mugoroba. Ngira ngo niba muri kumva neza, niba muri gusingira neza ibyo turi kuvuga hano, turi gusobanura itandukanirizo rikomeye cyane hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Muri iryo sezerano rya kera twabonye ko Abisirayeli baryishe batwarwaho nk'abanyagano. Batwarwa hehe? Muri Babuloni. Bagiye nyine babatwara inshuro nyinshi ukurikiye isezerano. Ibi bintu uko byagendaga icyo gihe byari bishingiye ku isezerano bakoranye n'Imana hamwe na Mose. Ndagira ngo mvuge iki: iri sezerano baratubwira ngo Yesu Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Haje umuvumo uzanywe n'amategeko. Mwari muzi ko hari umuvumo wazanywe n'amategeko. Iyo uri gusoma Gutegeka kwa 2, havuga yuko hari umugisha, urutonde rw'umugisha n'urutonde rw'umuvumo, ngo rushingiye ko niwubahiriza aya mategeko, dore urutonde rw'umugisha uri bubone, nutayubahiriza dore urutonde rw'umuvumo. Uzi icyabaye ku bantu, kuko nta n'umwe washoboye kuyubahiriza, habayeho ikintu cyitwa umuvumo w'amategeko. Ndagira ngo nkubwire n'ubu, abantu benshi iyo batinda cyane cyangwa bongera gushaka kwinjira mu mategeko, icyo baba bikururira umuvumo w'amategeko.
ni nacyo gituma hari umuntu umwe yigeze kubaza aravuga ati niyo mpamvu ujya ureba abantu ukabona bameze nk'abavumzera. navuga nti ni kubera ko icyo bizera atari ubutumwa bwiza, si nabyo bamenye amategeko aba ari byo batangira kwirohamo, aho kugira ngo babone ubutsinzi no kuri ayo mategeko, ahubwo batura munsi y'umuvumo w'amategeko. Uzasanga abo bantu ni nabo benshi barushye bananiwe kurusha abandi, kuko wabitekereza ukabona kubera iki abantu bishize munsi y'umuvumo w'amategeko. Pawulo yari yaratwandikiye nanone muri iki gitabo cy'Abagalatiya atubwira ngo havumwe umuntu wese wigisha ibindi bitari ubutumwa bwiza, wa muvumo nanone yaranditse ngo havumwe umuntu wese uhirimbanira udahirimbanira ibyanditswe mu mategeko ngo abisohoze. Ni ukuvuga iki? Kuba udahirimbana byonyine, ariho noneho wahirimbana ntubisohoze, ubwo nabwo uravumwe. Wumva ukuntu ibyo bintu urebye wanabihina ukavuga uti ahubwo icyiza kirimo hano ni iki. Nicyo gituma nubisuzuma neza uzasanga amategeko afite impamvu yaje kugira ngo akanwa kose kazibwe, niko tubwirwa. Now turi aha ngaha rero, Kristo rero aducungurira kugira ngo dukizwe umuvumo w'iki w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Ndagira ngo wumve ibi bintu, ntabwo bishoboka ko Kristo yahinduka ikivume ngo kandi nawe ubuvumwe. Iri jambo rivuga ngo yahindutse ikivume, ntabwo yahindutse ikivume gutyo gusa, yahindutse ikivume ku bwacu. Nko gushaka kuvuga ngo iki kintu cyitwa umuvumo nyinyujijemo umurongo, nkikuriyeho urufatiro, ntimuzongere kugitekereza no kukibwira. Kubera iki? Nahindutse ikivume ku bwanyu. So Kristo yahindutse ikivume ku bwawe. Biratangaje ko ushobora guhagarara ukagira uti ariko banza baramvumye, umuvumo ndiho, ibyo bintu. Aravuze ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Kambanze mbaze, muri bikeya uzi kuri Yesu Kristo ukaba umwizera, ariko kandi ukaba uvuga yuko ufite umuvumo, ubwo kandi Kristo ngo yadupfira kugira ngo adukize uwo muvumo. None yagukijije iki? Kuko icyo yakagukijije nibura n'uwo muvumo wakabaye ugiye, nyamara tuwizirikaho cyangwa bawukuziritseho mu makuru wagiye wakira. Hano aravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume, ahindutse ikivumwe ku bwacu, ahindutse ikivume ku bwacu. Ngo kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. So umuntu wese umanitswe ku giti ngo yagombaga kuba avumwe. So Yesu burya kumanikwa ku giti kwari ukugira ngo ahinduke ikivume ku bwacu, baravumwe kubera amategeko. Kubera amategeko bari munsi y'umuvumo, kubera amategeko cyitwa umuvumo w'amategeko, icyo nacyo gikurweho burundu. Ushobora kwizera Yesu ngo kandi wizera umuvumo. Ibyo bintu ntabwo bikwiye gukorana, ni umucyo n'umwijima bidahura. Ndagira ngo icyo kize direct mu mutima wawe ucyakire. Niba Yesu yaragupfiriye kugira ngo akukurireho umuvumo w'amategeko, nugendera niwiha gusubira mu mategeko nibwo uzaba wikurira uwo muvumo. Ariko niba ko kuhisemo kugendana na Kristo wenyine, ntabwo ushobora kugendera muri Kristo ngo kandi ugendere mu muvumo. Ibyo ni ibintu bibiri bihabanye. Imwe ni isukwayo, indi ni isukwayo. Isi y'umuvumo ntigiramo Kristo, isi yo muri Kristo ntigiramo umuvumo. Bimeze nk'ibyo yanditse ngo umugisha atanga ntiyongeraho umuvumo. Ntibishoboka iyo nyongera ntibaho mu gihe cyose ari we watanze uwo mugisha. Reka icyo cyumvikane kandi gifate mu mutima wawe. Nta muvumo ukuriho uri muri Kristo Yesu. Naho niba ubyemeje umutima yuko ukuriho, guma hamwe. Niyo waba udahari, icyo gihe wahaba. Kristo yaducunguriye kugira ngo adukureho umuvumo w'iki w'amategeko. Umuntu wese wishyira munsi y'amategeko yitegure no kwakira umuvumo w'amategeko. Nushaka umugisha w'amategeko ntareke umuvumo w'amategeko, kuko hari igihe uvuga ngo ushaka umugisha. Ushaka umugisha uturutse mu mategeko, guma hamwe wakire n'umuvumo w'amategeko. Ariko niba ugiye gukira ibi byose, amategeko yose arigira hirya, umuvumo wayo n'umugisha wayo ntukureba.
kuki hari ibindi byihariye muri iri sezerano ridafite amategeko ahubwo rifite Kristo nk'ubuzima bwayo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane kuko yaducunguriye kudukiza umuvumo w'amategeko. Umurongo wa 14 haravuga ngo kugira ngo umugisha wa Aburahamu, uyu mugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga. Mwari muzi ko Aburahamu yabayeho mbere ya Mose, ariko umugisha wa Aburahamu mu minsi yabanjije, umugisha wa Aburahamu ntago wigeze urenga urubyaro rwe mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara, ubwo ndi ku murongo w'abahawe umugisha abandi bana be 12 Yozefu, ruhererekane rumeze gutyo. Abo bana niba urebye umugisha wa Aburahamu wakurikiranaga, ariko ntiwigeze wambuka ngo ujye mu banyamahanga. Ariko isezerano Aburahamu yahawe isezerano y'uko umugisha ahawe ari umugisha uzakurikirana urubyaro rwe rwose. Paulo aratwigisha ngo buryo urubyaro yavugaga abantu bashobora kuba batararwumvishije neza, kuko ubwa mbere urubyaro rwagaragayeho umugisha ni babandi bava mu nda y'Aburahamu. Imana iha umugisha Aburahamu, ndagira ngo iki nacyo nyivuge kive mu nzira. Ubundi nuwuhe mugisha Imana yahaye Aburahamu? Nuwuhe mugisha Imana yahaye Aburahamu? Ikimana yita umugisha, what does God call blessing? Blessing. Uyu mugisha ni igiki? Ni iki kintu kidasanzwe Imana yahaye Aburahamu yise ngo umugisha? Kuko niyo abantu bumvishije umugisha ntibumva neza umugisha Imana yahaye Aburahamu ni uwuhe. Cyo ni ikintu cyiza cyane kubanza kugisobanukirwa. Umugisha Imana yahaye Aburahamu ni uwuhe? You see, abantu benshi iyo bajeho bahita bavuga bati yamuhaye amatungo n'ubutunzi. So niwe wa mbere rero wari utuzi. It's not true, siko bimeze. Yamuhaye umwana. So icyo gihe keretse uvuze ngo abandi bose nta bana bari bafite. Nuwe mugisha Imana yavugaga ngo nguhaye umugisha Aburahamu. Bisa nkaho uwo mugisha utandukanye n'indi migisha yose yari iriho icyo gihe. Kuko uyu niyo avuga ngo amategeko Yesu apfuye yaducunguje amategeko ngo umugisha wa Aburahamu tugereho. What is that blessing? Uwo mugisha wa Aburahamu yari afite nuwe? Kuko nk'ubu ndi kubivuga gutyo nkabanzi abantu benshi bafite uyu mugisha ntibawuzi, ariko ni ikibazo rero gikomeye, kuko icyo abantu bategereza nk'umugisha ni ibigaragara kurusha ibitanga ibigaragara kandi bihoraho bafite ariko batazi ko bafite. Niki Aburahamu yahawe abandi bantu bose batari bafite mu gihe cye? Umwana siwe wenyine wari umufite, siwe wenyine wamugize. Iby'ubutunzi siwe wenyine wari ukiza, hari n'abami muri icyo gihe bari banashoboye. Ni igiki cyihariye aho ngaho? Iyo twize turi kwiga mu itangiriro tuvumbura ikintu Imana yahaye Aburahamu ataha abandi bose batari bafite. Ariyo mpamvu Paulo icyo cyumve neza ari kuvuga ngo icyo yahawe cyari gikomeye cyane ku buryo cyagombaga kwambuka kikarenga igihe cy'amategeko kikinjira no mu banyamahanga kikadufasha. Ariko Aburahamu agihabwa yagihawe nk'ishusho, umwuzuro wacyo wari utaraza kuko Kristo yataraza. Nicyo gituma ari kubwire ngo Yesu yagombaga gupfa ngo kugira ngo akureho umuvumo w'amategeko, wa mugisha wa Aburahamu mone kugera ku banyamahanga. Nuwe mugisha rero wa Aburahamu yari yihariye wageze ku banyamahanga utarakomeje no mu Bayuda mu gihe amategeko yaje. Sinzi niba icyo mvuze mucyumvishe. Mu gihe amategeko yaje wa mugisha wa Aburahamu warahagaze, ntabwo wakomeje. Impamvu utakomeje nuko haje irindi sezerano rishingiye ku mategeko. So kubw'ibyo wa mugisha wa Aburahamu ntibawukomerezamo. Abantu bonyine babonye umugisha wa Aburahamu ni babandi batatu ba patriarche abakuru bashimwa
bakomeye birimo Aburahamu, Isaka, Yakobo, hanyuma n'urubyaro rwa Yakobo, kugeza igihe amategeko yaziye, yewe na Mose akura Abisirayeli muri Egiputa. Iryo amategeko yari ataraza, cyangwa iryo sezerano ryari ritaraza. So icyo ndi kubivugira aha ni ugushaka kwereka hari ikintu Imana ngo yasezeranyije Aburahamu, ariko ikimusezeranya yakivugaga mu marenga ngo yivugira Kristo. Icyo tubona ku murongo wa 16, ndongera nsome 14, 15, 16 kugira ngo mitwarire hamwe ugire icyo wunguka gikomeye, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga baweshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranyije. Bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu, isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. Naho aho reka mbe maretse kuko harakomeye, reka nsubire hari haruguru ndahaza nyuma, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranije. Mwari muzi ko umugisha Aburahamu yahawe ari ugukiranuka guheshwa no kwizera? Oh my man, si amatungo, si ikindi. Umunsi yizeye ngo byamuhwaniye no gukora iki? No gukiranuka. Icyo kintu nicyo cyabaye fondasiyo, urufatiro rw'ibindi byose yagezeho, yagize, yabayemo. Icyo kintu cyitwa gukiranuka guheshwa no kwizera, kuko nicyo Aburahamu yagize cyihariye ugereranije n'abantu bose bo mu gihe cye. Yari afite ubutunzi, hari n'abandi bari babufite, yego bwaje kuba bwinshi cyane kubera urwo rufatiro, ariko ndi gushaka kubwira ngo la benediction, umugisha nyawo Imana yatanze, kwari ukubaka ikintu cyitwa urufatiro, urufatiro rw'umugisha, mu gutuma Aburahamu yitwa umukiranutsi, yiswe umukiranutsi, mbese yabazweho gukiranuka. Ndagira ngo murebe iki. Igihe Aburahamu yabazweho gukiranuka, igihe Aburahamu yarabazweho gukiranuka, Imana yashakaga gukoresha sample, urugero rwa Aburahamu, kuko guhera ku gihe cya Adamu kugeza ku gihe cya Aburahamu, igihe Adamu yacumuraga umuntu wese yabaye umunyabyaha, ariko reba Aburahamu abazweho gusa ko ari umukiranutsi. Reba uburyo ubuzima bwe bwabaye nk'ikimenyetso cy'icyo gukiranuka kw'Imana gushobora gukora mu muntu, cyangwa urwo rufatiro icyo rushobora gukora mu muntu. Mu gihe abandi bagenderaga munsi y'umuvumo, Aburahamu agendeye mu mugisha utangwa no gukiranuka guheshwa no kwizera. Habaye itandukanizo rikomeye mu buzima bwa Aburahamu ndetse n'urubyaro rwamukurikiyeho mu majenerasiyo makeya mbere y'uko amategeko atangira ku gihe cya Mose. Umugisha Imana yahaye Aburahamu ni ukwizera, ni ugukiranuka guheshwa no kwizera. The righteousness by faith, kwizera, gukiranuka guheshwa no kwizera. Naho ndi kukubwira ngo bera b'Imana, uyu munsi wa none ushobora kuba warahishuriwe icyo kintu cyitwa gukiranuka uheshwa no kwizera, ariko kuri wowe ntukibara nk'umugisha. Yet icyo yitaga umugisha wa Aburahamu ni icyo ngicyo, kuko abandi bose ntago bari bakizi, nta nubwo bari bazi ibyo ari byo. So kubw'ibyo uyu mugisha wihariye watangiye kubaka fondasiyo ikomeye mu buzima bwa Aburahamu, bituma agera ku byo yagezeho byose kubwo kumenya gusa ko ari umukiranutsi. Bivuga ngo nta kintu na kimwe yari kubura cyangwa cyari kunanirana, impamvu nta cyagombwa cyangwa nta kintu cyitwa amategeko atubahirije cyangwa se agomba kubahiriza kugira ngo abone wa mugisha. Ahubwo umugisha deja urahari kuko abazweho gukiranuka byonyine, kuko uri ugukiranuka kw'Imana. In fact byaje noneho muri Kristo Yesu biruta cyane ibya Aburahamu. Ndagira ngo ubyumve nabyo. Aburahamu yabazweho gukiranuka, Aburahamu yabazweho gukiranuka. Uzi mu isezerano rishya ntabwo tubarwaho gukiranuka. Mu isezerano rishya duhinduka ugukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu.
Aburahamu yabazweho gukiranuka. Mu isezerano rishya iri turi kuvuga duhinduka gukiranuka. Ibyo ni ibintu biri gukorera kuri dimensiyo ebyiri zitandukanye. Niba uwa mbere abazweho gukiranuka gusa, akaba igihangange mu gihe cye, akaba igihangange ngo cyagiye cyica abami, yarwanye n'abami b'ibihugu 4-5, abatsindisha kuko afite umugisha wihariye witwa kubarwaho gukiranuka. Tekereza noneho abahindutse gukiranuka kw'Imana muri iki gihe twebwe turimo. Mubwira ngo iri sezerano benshi ntituramenya ubwiza bwaryo, ubwiza bwaryo, iri sezerano rishya. Itandukanirizo rero ry'iri sezerano n'isezerano rya kera, isezerano rya kera rishingiye ku mategeko Mose yahawe, ryaje harigeze kubaho umuntu wabazweho gukiranuka, bimera nk'ishusho ivuga ngo uku kubarwaho gukiranuka nicyo gitekerezo cy'Imana, ndetse Imana itanze isezerano rikomeye rishingiye kuri uku gukiranuka ritazashingira mu mategeko. Urubyaro rwose ruzahabwa umugisha bidashingiye ku mategeko, nicyo Imana yabwiye Aburahamu. Noneho ariko uwo mugisha ntiwagera ku banyamahanga. Kubera iki? Kuko Yesu Kristo ubwe yari atarapfa ngo afate bya bintu byari iby'abake, byasaga nk'aho, kuko isezerano rya kera ni iry'Abisirayeli gusa, nta nubwo ari iry'abantu bose. Muzi ko isezerano rya kera atari n'iry'Abanyarwanda. Ubundi Abanyarwanda ikibareba n'abirabura muri rusange, abazungu muri, mbese isi yose ikireba muri rusange. Ni isezerano rishya, niryo rizanamo abanyamahanga, niryo ryonyine ryemera abanyamahanga nk'abaragwa muri Kristo. Irindi twari abashyitsi n'abimuki, abantu mutemewe, ku buryo iryo sezerano utashobora no kuryizirikaho. Umuyahudi ntabwo yari kukorohera, kuko ntiryigeze rikoranwa, Imana irikorana n'undi keretse Abisirayeli. Pawulo mu kwigisha Abisirayeli ibi bintu yatumaga biba clear, akavuga mwumve iri ni isezerano ryakoranye n'Abisirayeli. Ni ikibazo gikomeye ko n'ibyo ubwabyo bitazwi ko ari isezerano yakoranye n'Abisirayeli. Iyo rero iryo yakoranye n'Abisirayeli uryambukije ukarigira iryawe, ahubwo none iry'isi yose akaba ari ryo wirengagiza, nibyo twita vino nshya mu mifuka ishaje. Vino nshya mu mifuka ishaje, urimo uvanga ibidakwiye kuvanga. Kristo amaze kuducungurira gukurwa mu muvumo w'amategeko, noneho wa mugisha w'Aburahamu ugera no ku banyamahanga. Ndagira ngo wumve kubera iki watugezeho uwo mugisha. Bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu. Umurongo wa 15, isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa, wumve nta nubwo ari kuvuga ry'Imana, kuko ari kuvuga ngo reka mbimanure, kuko ndi kuvuga Imana wenda nimubyumve, reka ndigire isezerano ry'umuntu. Isezerano naho ryaba iry'umuntu, bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu, isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. Yeremiya yatubwiye ngo iki? Ngo Abisirayeli bishe itegeko ry'Imana, ngo Imana iravuga ngo nzakora irindi tegeko, irindi sezerano, bishe isezerano, nzakora irindi sezerano ridahwanye n'isezerano rya mbere, kuko iri baryishe. Mwari muzi ko tudafite ubushobozi bwo kwicira isezerano. Oh glory, oh my. Kandi wumve, tekereza, abimanuye ku rwego rw'abantu, aravuga ngo okay, reka dutekereze ko atari iry'Imana, dutekereze ko ari itegeko, ari isezerano ry'abantu. Aravuga ngo iyo iryo sezerano ryamaze gukomezwa, iyo ryamaze gukomezwa ngo nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. Ubundi niko bigenda, no kuvuga iki? No kuvuga ngo isezerano ry'irage, iyo umwana yavutse agasanga ise yarategetse uko ibyo azaragwa ibyo ari byo, ntacyo mwongeraho nta n'icyo mukuraho. Uko uwo nguwo watanze yasize abivuze, niko byubahirizwa, niko bikora, kandi niko bigenda.
iyo bidakozwe gutyo, iryo sezerano, iyo bidakozwe gutyo ngo habeho kubahiriza isezerano uwo yasezeranye, ubundi nta muntu wigeze abitinyuka mu mateka yose. Kubera iki? Bubahiriza iby'uwo wapfuye cyangwa wasize araze, uko yabitegetse niko ubundi byubahirizwa. Pawulo aratubwiye ngo mu busanzwe niyo ryaba isezerano ry'abantu, ngo iryo sezerano ry'abantu ntirishobora gupfa, nta n'umuntu ushobora kuryica, ntibishoboka. Noneho tekereza, iri si isezerano ry'abantu, ni isezerano ry'Imana. Niki warikoraho? Aravuze ngo ntufite ubushobozi bwo kwicira isezerano. Uko Abisirayeli bishe isezerano rya mbere, iri ryo ntago ryicika, kubera ko bitari mu bubasha bwa muntu kwicira isezerano. So ntushobora kuvuga ngo urabona ngo wanyuze mu isezerano ry'Imana, ibi ndagira ngo mubyumve, ibi nibyo mvuga. Abantu bakavuga ngo urumva Imana iri kuvuga ngo abantu bishe isezerano ryayo, igihugu Imana igiye kugitera, mw'abantu mw'Imana igiye kuba. Ibyo bintu si byo, kuko ntidufite n'ubushobozi bwo kwicira iryo sezerano. Ibyo byashobokaga mu masezerano Imana yagiranye n'Abisirayeli, ibabwira ngo kandi nimwicira isezerano dore uko bizabagendekera. Ubu bwo noneho ntibigishoboka. So ibyo rero umuntu niyo yavuga ngo bivuye ku Mana, niyo mpamvu atubwira ngo ibyo bintu mubirebe, niba bivuga ikintu cyose kinyuranye n'ubutumwa bwiza, uwo muntu ubivuze ahubwo avumwe. Isezerano twahawe ni isezerano tudashobora kwica, ni isezerano ry'irage. Nta wicira irage kuko deje umurage urahari. Ushobora kutawugenderamo ariko ntacyo wawukora, ushobora kutabimenya ariko ntacyo wabihinduraho. Ntabwo ari isezerano wakwica. Utaking advantage, urabiprofita cyangwa ntubiprofite. Icyo ndi kwerekana hano ni itandukanirizo hagati y'isezerano rya kera n'irishya. Irya kera bararyishe, iri ryo Pawulo ari kutubwira ngo nta nubwo ufite ububasha bwo kuryica. Tekereza nawe, ndamutse nafite ububasha bwo kwica isezerano, ubu ni bwoko ki bw'isezerano? Ni isezerano ry'irage nk'uko tubwirwa. Ngo ntushobora kuryica cyangwa ngo uryongereho. So amategeko, hari amategeko yatanzwe n'ayandi yagiye yongerwaho, ariko iri ryo noneho nta cyo waryongeraho, ntiwakuraho ntiwakongeraho uretse kubimenya uko biri. Iri ni isezerano ridasanzwe turimo cyangwa aho duherereye uyu munsi wa none. Umurongo wa 16 uratubwira ngo nuko rero byasezeranirwa Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro no kuvuga nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe, ari we Kristo. Igihe Imana yavugaga ngo iri sezerano ni isezerano ry'urubyaro cyangwa ry'imbyaro, ntabwo yashakaga kuvuga imbyaro nyinshi, yavugaga ngo urubyaro rumwe. Muri makeya, kumbe Aburahamu asezeranwa isezerano yabwiwe Kristo. Yarabwiwe ngo hari Kristo uzaza, uwo naza niwe rubyaro. Muzi impamvu Kristo ari we rubyaro? Impamvu Kristo ari we rubyaro ni uko abantu bose bari kumubarirwamo, ni uko abantu bose bari kumwinjizwamo, ni uko abantu bose bari kubarwa muri uwo nguwo Kristo. Ntabwo Kristo ari imbyaro, niwe rubyaro. Kuki abandi bantu bose babarirwa muri Kristo nk'uko abambere babarirwaga muri Adamu. Avuga rero imbyaro kuko urubyaro, kuko ari gushaka kuvuga Kristo. Kristo niwe rubyaro, muri we niho hari imbyaro zose. So muri we nimwo twisanga. Mu gihe rero avuze urubyaro rwari kuzaza, yavugaga Kristo uzaza, ariko naza muri we nimwo tuzaba dushyizwe. Kubw'ibyo wa mugisha wavuzwe uzabageraho, kuko muzaba muri we, muri we. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe, ari we Kristo. So Yesu, iyo bundi uri kuvuga Kristo mu maso y'Imana, uba uri gushaka kuvuga umuntu umwe urimo bose. Ntabwo ari ukuvuga
Kristo nk'umwe utandukanijwe n'abantu, n'umwe uhuriwemo natwe twese. Icyo rero nicyo yitaga ngo urubyaro ruzaza. Nawe ibyo mvuze nibi ni uko isezerano Imana yasezeranye mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430. Imyaka 430 ari kubara uhereye igihe Imana yaganirije Mose Aburahamu. Iri kubwira Aburahamu, yamubwiye ngo hari isezerano rizaza. Iryo sezerano rizaza ryaje hashize, iryo sezerano ritaraza nyuma y'icyo gihe haciye imyaka 430. Iyo myaka 430 amasezerano amategeko araza. Ariko ngo amategeko aje, ndagira ngo wumve iki. Aravuga ngo kuba amategeko yaraje ntashobora kuza ngo asibe iryo sezerano. Byo byaje mbese isezerano rya kera, iryitwa isezerano rya kera ryaje hari irindi risanzwe rihari. Iryo biri kuduhishurirwa mu buryo bw'amarenga, nubwo tuzabona mu Befeso ko Imana nibyo yatekerezaga kuva kera isi itararema. Ariko kugeza ubu turabona yuko ntabwo iri sezerano rya kera ryitwa irya kera naryo ryabaje. Murebe uburyo bivuze ngo ibyo mvuze nibi ni uko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije. So biragaragara ko amategeko ko ari yashingiyeho isezerano rya kera ngo yaje nyuma. Nta nubwo ari byo byabanje. Si ryo twita isezerano rya kera, nta nubwo ari ryo rya kera, nta nubwo ari ryo ryabanje. Ahubwo hariho isezerano Imana ryo yari ifite ngo urubyaro niruza nibwo rizagera ku bantu bose, ari kuvuga Yesu. Si isezerano rero ryitwa isezerano rya kera ryishingiye ku mategeko, ntabwo ari ryo sezerano ryabanje, nta nubwo ari ryo riheruka, nta nubwo ari ryo rikomeye, ni in between, hagati aho, ni entreta hagati aho ngaho. Ibi rero birakwereka iki? Birakwereka ubukana bw'isezerano turimo kurusha gutekereza kuvanga iryo ryaje ry'igihe rito rifite intego, rifite impamvu, rifite igihe kitarenga, rifite aho ritazarenga. Ngiryo ryitwa isezerano rya kera. Baritubwira ngo ntiryakuraho amategeko ntiyakuraho iryo sezerano, yo yaje nyuma ngo aryice cyangwa rivuguruze uwarisezeranije. Umurongo 18 ukatubwira ngo kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe. Niba umurage uva mu mategeko, nta mategeko atanga umurage. Amategeko akwereka ibyo gukora n'ibyo kudakora, ariko umurage uturuka mu isezerano. Umurage wagomba kubaho mu isezerano ry'irage, the covenant. Uyu murage rero Imana yari ufite kuva kera ibitekereza. Navuze ngo Mose Aburahamu ibyo yabayeho ni ishusho gusa, cyangwa reka kubyita amarenga y'igitekerezo nyamukuru Imana yari ifite kinini cyane cyerekana umurage. Mbese Imana yashakaga umurage, ntabwo yashakaga amategeko, yashakaga umurage. Ariko noneho mwumve, uwo murage ni wari kugera ku bantu biciye mu mategeko. Umutegeko adatanga umurage. Byasabaga rero ikintu cyabaho kugira ngo uwo murage ugere ku bantu. Yesu niko kuza nk'urubyaro rwasezeranijwe muri Aburahamu, kugira ngo uwo murage ushobore kugera ku banyamahanga bose. Imana yashakaga umurage kuva kera, yashakaga kukuraga, yashakaga kugira iki kugira, yashaka kugira iki guhindura kuva kera, itifashishije kandi ititwaje amategeko, kuko amategeko atari yatanga umurage. Umurage uturuka mu isezerano, kandi iryo sezerano birasaba ngo uwarisezeranije abanza apfe, namara gupfa rikomezwe. Kandi iyo rimaze gukomezwa turabwirwa ngo nta waryica cyangwa ngo arigabanyeho. Isezerano turimo naho rihuriye n'isezerano rya kera. Icyo ndi kubereka. Icya kabiri ni ukubereka ubwiza n'ubukana bw'iri sezerano turimo ugereranyije n'iryo sezerano rya kera. Ibisitwe biri clear hano ngo kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe, kandi ibyasezeranijwe byabanjije amategeko. Kandi baratubwira ngo ntabwo amategeko yaje ngo akureho ibyasezeranijwe. Kubw'ibyo rero, oh my God, reba, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije.
umurongo wa 19 none se amategeko yazanywe n'iki? Kuko icyo gihe umuntu ahita avuga atoke noneho reka twibaze none se ayo mategeko ari yashingiye iryo sezerano rya kera ubundi byaziye iki? Byazanywe n'iki? Niba ari ibyo byazanywe n'iki? Reba icyo atubwiye kimwe mu bisubizo kuko hari n'ibindi bisubizo. Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro. Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro. So came umuntu umwe yari yacumuye abantu bose bahinduka abacumuye ariko ntibabyimenyaho. Hari umuntu umwe ujya uvuga hari abantu bigeze kubaza ari kubona ibintu byarahise bihinduka. Navuga ni wasomye nabi Bibiliya. Ntabwo ku gihe cya Adamu urugero yabwiye ngo no gupfa azapfa ariko yabaye imyaka irenga 900. Muzi impamvu nuko atarazi icyo gupfa aricyo. Byasabaga ngo agende yitoza kumenya gupfa. Kubera iki? Kuko nta nubwo azi byari bigo ndi kuvuga mu buryo bw'inyuma. Hari ibintu byinshi bitari bizwi ku buryo abantu bibwira ngo ni ibintu byahise biba ako kanya. Oya, byafashe urugendo buhoro buhoro bangirika. Kuko iyo usomye urugero nko mu gice cya 6 cy'itangiro batubwira ngo kwibwira kw'abantu kuba kubi ngo ni kubi byiteka. So abantu bagomba kugenda bangirika buhoro. Nk'uko Yesu Kristo abihinduye abantu bagenda bahinduka mu bitekerezo byabo umunsi buhoro. Ni muri ubwo buryo uvuze ngo ni abrupt byabaye ako kanya nujya mu isezerano rya kera nako mwitangiriro siko byagenze. No muri iri sezerano byamaze kuba ariko ushobora kubaho utabizi. Suzi ko abantu batari babyiziho, iyo umuntu atabizi ntabwo bikora. Noneho bagenda babyiga buhoro bagera aho bafata mu mitima yabo ibintu byo gupfa, ibintu byo kwangirika n'ibindi byose muri rusange. Aratubwiye ngo none se amategeko yazanywe n'iki? Ngo yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira. Icyatumye amategeko aza, amategeko yagombaga kubamurikira ikibazo basanzwe bafite. Reka mbereke. Ndi kuvuga ngo Adamu aracumuye, abaye umunyabyaha. Ariko abantu niba bizi ko ari abanyabyaha, ntibabizi nyine. Kandi kuba batabizi ntibikuraho ko ariko bari. Uri kubibona? Ntibikuraho ko ariko bari. Ariko kuko batabizi bashobora kutashaka gusohoka muri iyo si, bakajya babona ibintu biba batazi impamvu. So bagombaga rero guhabwa amategeko kugira ngo abahishurire ibicumuro bisanzwe bihari. Kuko Pawulo atwandikira ngo nta mategeko nta bumenyi bw'icyaha. Icyaha kimenyekanishwa n'amategeko. So ariko amategeko si yazanye icyaha. Amategeko asanzwe icyaha gihari aracyamplifiya. Mwibuke icyaha ntabwo cyazanywe n'amategeko, cyazanywe na Adamu. Ariko ntabwo kizwi hatari amategeko. Amategeko aje atuma cyaha kimenyekana. Ariko impamvu cyagize ngo kimenyekane nibyo atubwira ngo amategeko yaje kugira ngo akanwa k'abantu kazibwe, kugira ngo self righteousness, kwitsindishiriza, kwirwanaho, kwiyambika ubucocero, ziriya ntambara zose ziri externe, uburyo umuntu yirwanaho nk'aho Imana idahari. Ubwo buzima bwose bwari bukabije kugira ngo Imana ibushyire iherezo, bamaze kubona ko bari mu kaga gakomeye, bakeneye ubufasha, bakeneye umucunguzi. Ni muri urwo rwego rero avuga ngo amategeko yaziyanyo yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro, kugira ngo abantu bavumbure how sinful they are, uburyo ari abanyabyaha. Hanyuma nibavumbura ko ari abanyabyaha, ariko bavumbure bizorohe ko igitekerezo cya Mesiya wo kuza mu isi gucungura abantu kizasange cyarateguriwe. Ingorane nuko babyumva ntago ari uko babyumvishije. Bagombaga kumva Mesiya nk'umucunguzi uze kubacungura. Noneho twasomye ku murongo wa 13 harya bahatubwiye iki?
hatubwiye ngo Kristo yaducungure kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Noneho ya mategeko amaze gutangwa ashyizweho, aho kugira ngo abantu babone umugisha babone umuvumo kurushaho. Kubera iki? Kuko amategeko yabayishura ko ari babi n'ikibi agishyira ku karubanda, kandi ukajya wumva amategeko akavuga ngo kandi n'ugikora dore muvumo. Kandi noneho ntacyo bakora ngo batagikora. Kubera iki? Kuko bari munsi y'ububata bw'umuntu umwe. It was terrible. Ibi bintu byari bikomeye. Ariko ngo aya mategeko yaje gutegekwa hanyuma. Amategeko yaje gutegekwa hanyuma. Amategeko yaje gutegekwa hanyuma kubw'ibicumuro. Kubw'ibicumuro. Nibavumbura ko bacumuye, nibavumbura ko ari babi, Mesiya wahanurwaga, Kristo umukiza, bamwitegure bamwakirane yombi. Uzi kwaje Yesu amaze kuza muri cya gihe cye, ntago bamwakiranye yombi. Yasanze hari institution z'abafarisayi, yasanze hari isinagogi, yasanze barahinduye uburyo bwo kumva amategeko, basigaye bayumva mu buryo bucuramye. Yasanze ngo barayashoboye ku buryo badakeneye Yesu. Yasanze barayametrije, mbese bishyize muri position harimo ngo abantu bayabashije. Yesu araza aravuga barababeshye, siko ibi bintu bigomba kugenda. Muyabasha gute se? Ndeka mbere ku mwuka, reka mbasobanurire icyo Mose yavugaga, ntimubyumva. Mwarabyangije kuko bo ngo babyambariraga mu maguriro bakabasuhuza, mbese babonwaga nyine nk'abera, bakavuga ngo ntibabegere kuko ntibegeraga abanyabyaha. Yesu araza aravuga ibi bintu sibyo, ntabwo mubyumva. Mose mwamwumvishije nabi, yavugaga je, yavugaga ibyanjye, ntabwo yavugaga ibyo mwebwe mwinterprete. Interpretation yanyu irapfuye. Niba mutabona ko ari nge yatungaga agatoki kuko byananiranye, ni ikibazo gikomeye. Interpretation yanyu irapfuye. Amategeko yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro. Kubw'ibicumuro. Ngo abantu bagire amakuru ku bijyanye n'ibicumuro. Ariko kandi igitekerezo cya Mesiya, ubuhanuzi bwa Kristo bwakiranwe yombi, kuko azaza nk'umukiza n'umucunguzi ubacungura kandi akabakiza n'uwo muvumo w'amategeko bisanzemo. Simana ishimwe cyane kubw'ibyo Yesu. Nawe nibyo Paulo ari kuduhishurira mu gitabo cy'Abagalatiya. Nogera murebe ahakurikira ngo ibyo akatubwira ngo yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira. Kugeza aho urubyaro ruzazira. Kugeza aho urubyaro ruzazira. My. So mwari muzi, okay, reka nongere mbaza, harya urubyaro ni uruhe? Gira ngo twabisomye haruguru. Urubyaro yavugaga ni Kristo. So amategeko yategetswe hanyuma kugeza aho urubyaro ruzazira, kugira ngo urubyaro niruza ya mategeko ahita akuramo akayo karenge. Kuki abantu batumva mu buryo butomoye ko noneho niba urubyaro ruje, rwa rundi rwasezeranye, rukimara kuhagera, ntabwo bishoboka nanone ko urwo rubyaro rukomereza mu mategeko, kuko amategeko yategetswe kugeza igihe ruzazira, kugira ngo niruza amategeko ahagarare. Wari wabona nk'umuntu aguhaye akazi akakubwira ngo ndi mpagararira ahangaha, tuvuga ari gucuruza, gusize mu bucuruzi bwe, akavuga ati hambere hari ahantu ngiye, ningaruka kugeza igihe ndi bugarukire. Yagaruka agasubira mu bye, maze wowe ugakomeza ibyawe kugeza ubwo urubyaro ruzazira. Urubyaro batubwiye ngo ni Kristo, ngo si benshi, ngo ni Kristo. Kumbe Kristo twari turimo twese, twari duhiniwemo, twarimo, meaning urwo rubyaro ni Kristo natwe. Ari kuvuga ngo nibishoboka ko Kristo, ku gihe cya Kristo, n'abera n'abizera bashobora kuza ngo amategeko akomeze, kandi yaragomba kugeza ku gihe cy'urubyaro ruzazira. Ibi bintu muri kumva uburyo bisobanutse. Now, kandi aya mategeko niyo ashingiye w'isezerano rya kera, meaning iri sezerano ntirishobora gukomeza uru rubyaro rwaje.
ibyo urubyaro ruzatangirana n'isezerano rishya. Ntibashobora gukomeza kugendera muri iri ry'igihe gito, bazagendera muri ibyo byasezeranijwe. Kuko aravuze ngo yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzaza. Urwo byasezeranijwe, si ibyo byose bifite aho byasezeranijwe Kristo ku ngoma ya Kristo ariyo turiho. Amategeko adashobora gukomeza, ahubwo umurage noneho ushobora kuboneka. Kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayaha abantu. Yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayaha abantu. Iki nacyo ni igitangaza twabonye cyangwa tubona. Amategeko ntabwo yatanzwe n'Imana mu buryo buri direct. Amategeko yahawe umuhuza ayaha abantu. Amategeko yahawe abamarayika, abamarayika bayageza ku bantu. Niko batubwiye hano. So icyo tubona ni iki hano? Muri makeya icyo tubona ni iki: ntushobora guhuza aya masezerano yombi. Ntushobora guhuza isezerano ry'igihe gito ryategetswe kugeza igihe urubyaro ruzazira. Ntushobora kubihuza mu bwiza n'imikorere. Imikorere yo mu isezerano rishya ni umurage. Imikorere yo mu isezerano rya kera ni kora ibi ubona ibi, nanirwa ibi uhanwe gutya. Ni ibihano n'ibihembo, ibihano n'ibihembo, ibihano n'ibihembo. Nibyo bintu njya mbyumva, kuko abantu bagitekereza Imana mu guhemba no guhana. Oh God, Imana izahemba ihane. Ibyo bintu ni imitekerereze yo mu isezerano rya kera yambutse. Ukuri kuri ngo muri iri sezerano batubwiye ngo hari umurage. Reka maze nkubaze, umurage ni igihembo cyangwa ni igihano? Uramutse uvutse ugasanga wavukiye mu muryango, ugasanga bagusigiye umurage, ese uwo murage bawugwaye nk'igihembo cyangwa se bawugwaye nk'igihano? Iby'ibihano n'ibihembo bihita bivamo. Umurage ni umurage nyine, kuko igihembo nicyo wakoreye, nibyo bita ubwishyu. Wagikoreye noneho ukibona nk'igihembo. Mu isezerano rishya ntabwo ari uko bikora. Ntabwo ari achieve abantu bakoze ngo babigereho nk'ibihembo. Oya, babihawe nk'umurage, kandi umurage uhabwa kubera isano. Umurage uwubona kubera isano. Ibihembo ushobora kubibona uri n'umugaragu, ariko umurage akenshi noneho muri iyi context umurage uwubona kuko uri umwana. Ibihembo ushobora kubibona uri umugaragu. Isezerano rya kera ryigisha kuba umugaragu, isezerano rishya ryigisha kuba umwana. Isezerano rya kera rikuza abagaragu, rizamura abagaragu n'imitekerereze ya kigaragu na gicakara. Isezerano rishya ryigisha kuba umwana no gukorera mu rugo rwa data nk'umwana. Nicyo gituma iyo dukora mu isezerano rishya nk'abana, hari ibintu dukora ariko ntabwo tubyita ngo Imana itwishyure. Tubikora nk'abana bakorera mu rugo. Tubikorana ibyishimo nk'abakorera mu rugo rwa data. Tuba turi muri business ya data. Tubikora twishimye kubera ko tuzi n'ibyo mu rugo. Ntabwo turi kubikora nk'abagaraga. Abantu benshi bafite imitekerereze ya gicakara. Uranyishyura iki? Urampemba iki? Urampa ngahe? Ariko mujye mureba ubundi, reka mbaze hano mwese muri hano. Ni gakeya, mvuze gakeya, ubundi nta nubwo bikwiriye. Umwana wese uzishyuza ababyeyi, cyangwa umwana waba uri mu rugo akaba ari kubishyuza, icyo cyaba ari ikibazo, icyago. Ntushobora kwishyuza mu rugo, ntabwo ukorera ibihembo mu rugo, no. Kubera iyo sano hari connection, hari relationship, hari isezerano rishya ryigisha ubusabane. Isezerano rya kera ni ibintu byo gukora ugashimwa cyangwa ukagawa. Isezerano rishya ryo ni ubusabane. Ubikora kuko ari mu rugo, ubikora kuko ari huri n'icyo uri cyo, ntabwo ari ibyo ushakisha. Urugero nk'ubu
mu isezerano rya kera bavugaga itegeko ry'urukundo. N'uyu munsi njya numva abantu hano bimwe na bimwe mubivugaho ibintu by'itegeko ry'urukundo. Mu isezerano rya kera urukundo ni itegeko, mu isezerano rishya urukundo ni icyo turi cyo. Ni ibintu bibiri bihabanye. Mu isezerano rishya twahindutse, urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kuba umwuka twahawe, Abaroma 5:5. Isezerano rishya umwuka yuzuza urukundo mu mitima yacu. Hanyuma urukundo ntabwo ari itegeko kuri twe, nibwo buzima bwacu. It's our way of life. Ni ubuzima bwacu, ntabwo ari itegeko. Kuko abantu bakunda amategeko. Iyo ukomeje muri uwo mwuka w'amategeko, itegeko gukunda, itegeko gukunda, well, nyine ribaye itegeko. Ariko uvumbuye ko that's your life. That's your life. Abantu bategetswe gukiranuka, mu isezerano rishya gukiranuka ni kamere yacu. Itandukanirizo rihari hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya, ntabwo ubundi nta nubwo ari byiza kubigereranya kuko bitagereranywa. Hari igihe ukora ikosa ryo kubigereranya, ariko ubundi kugerageza ndi kubigereranya, ariko ubundi nta nubwo ari byiza kubigereranya. Gusa ni ukugira ngo ngufashe wumve uburyo bihabanye kure kandi kure. Ntushobora kuragwa urimo wishyuza ari ibihembo. Ibyo si umurage, ibyo ni inyishyu. Icyakora ikiguhesha umurage ugomba kuba warabitoranyirijwe. Uwabitoranirijwe kera isi itararemwa ngo uhinduke umwana wayo, ngo umurage wo data yari afite ukugereho. Umurage wawe uri connect, uri guhishurira kuri umwana, mugishe umuvumo, ibihembo, ibihano bishingiye ku mikorere ya kigaragu no mu isezerano rya kera. Ndi gushaka kugufasha gutandukanya burundu isezerano rishya n'isezerano rya kera. Ntibihura, ibigendana, ubwiza ntiwabugereranya. Ibyo nabyo tuzabikoraho, kuko hamwe bigaragara ko ari ubutariho, hano bukaba ari bwo buriho. Mbese iki nicyo Pawulo aduhishurira, ngo tumenye yuko isezerano rya kera ari ryo ry'amategeko, n'isezerano rishya ari ryo ry'umurage. Umurage uguhabwa kubera isano, amategeko uyahabwa kugira ngo iry'amategeko ryo rikaba rizana gukora kugira ngo uhembwe. Ubu rero igitekerezo wari ukwiye kubakwa muri wowe, nkurikije muri ibi nsobanuye, ni ukuri umuragwa. Ni ukuri umuragwa. Ni ukuri umuragwa. Reka nsome uwo murongo nsoze. Nzawusoma ongere ngugarukeho, kuko until ubyumvishe kuri umuragwa, ibyawe uzabitera ishoti kandi ari ibyawe, cyangwa se ubisabire kandi warabihawe, cyangwa se ubikorere kandi ubifite. Ariko hari abantu bamwe ngira ngo iyo umuntu atazi habamo n'ubugome. Ubujiji buriya n'ubugome buvinda imwe. Hari ukuntu hazamo n'ubugome, kuko imagine ikintu ugifite mu ntoki ni icyawe, ariko ntubimenye ko ari icyawe, ahubwo umuntu akakubwira ngo ugiye kugikorera kugira ngo uzakibone kandi ugifite. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14 kuza kwa 17 haravuga ngo abayororwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abaroma igice cya 4 cya 8 nako umurongo wa 14, abayororwa n'umwuka nibo bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka wahindura abana b'Imana, udutakisha aba data. Ijambo ritajyaga rikoreshwa, iri jambo data riri mu Kinyaramiya. Iri ni ijambo ryatinywaga gukoreshwa kuko
byabaga bikabije kuvuga ngo Imana ni so kuri urwo rwego, so close, muregeranye kuri urwo rwego. Ubundi abayahudi barabitinyaga, ndetse no mu nyigisho zose zakoraga iryo sano barabitinyaga. Ni Yesu watinyutse gutangira kwita umwana, bararakara batangira no gushaka kubimuterera amabuye, ariko ashaka kubyintroduce hagati muri bo. Ariko ngo umwuka wumve, niba umwuka w'Imana ari muri we wumve, kuko hari igihe abantu bavuga ngo umwuka w'Imana, umwuka ikihamya icyerekana umwuka w'Imana muri wowe, agutakisha, agukonvenka, akwemeza kuri umwana. Niba uwo mwuka atakwemeza kuri umwana, uwo si umwuka. Uwo mwuka si umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana aduhishurira icyo twabaye cyo. Umurimo wa Yesu ni waduhishurira, aduhishurira Kristo n'ibyo yaduhaye, yadukoreye. Niyo mpamvu uyu mwanditsi atubwiye ngo umwuka w'Imana ubwe amanye n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo niba tubana nawe ngo duhabwe ubwiza nawe. Kubabana nawe, guhabwa ubwiza nawe, ari gushaka kuvuga niba twarapfanye nawe mu mubabaro we, mu rupfu rwe, wana ubwiza nawe ari kuvuga umuzuko. Niba twarapfanye nawe, twizera gupfana no kuzukana nawe, tugomba kugendera muri uyu murage. Bakundwa, itandukanizo hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rishya rirayizinga abana, rivuga abana. Ibyo nibyo bintu bikomeye. Mwumve, office iruta iyindi yose, agaciro ushobora guhabwa karuta kandi kose. Hari ahantu bashobora kuguha amarank, bakaguha, niba wari kuri uru rwego bakugize iki, bakuzamuye. Hari ikintu kidashoboka, nta muyobozi ufite ububasha bwo kugira umwana we ngo abe yakubyaye. Nta waguha, baguha amaranke yose, ariko nta wakugira umwana. Niyo yakugira umwana, yaba uri adoptive, waba uri wa wundi nyine uri kurerwa, ariko tekereza kugize umwana uri umuntu mukuru. Ari n'abantu bavuga bati ugiye kugira umwana. Umva ikintu gikomeye Imana yadukoreye, yaduhinduye abana. Nicyo gikomeye Imana yashoboraga kuduha. Nta kiruta ibi biro byitwa kuba umwana. Nta rwego ruruta umwana ku mubyeyi. Ikintu cya mbere ku mubyeyi ni umwana. Kandi mwumve icyo umwana bivuze. Umwana si umugaragu, umwana afitanye isano, afite gene, genes, uturemangingo k'umubyeyi we. Nicyo gituma turabaragwa, duhinduka abaragwa kubera isano. Iri sezerano ni isezerano ry'irage, kuko rivuga iby'isano dufitanye n'Imana, aho turi abana akaba data. Hanyuma isezerano rya kera, impamvu bino bitashoboka, ni abakozi n'abagaragu babona ibihembo, cyangwa se bakirukana. You fire or you hire. So urabirukana cyangwa ukabaha akazi. So si ibyo ngibyo. Hano siko bimeze. Hari itandukanirizo rinini hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Iri ni isezerano ry'abana. Oh glory! Ni isezerano ry'abana aho ari abaragwa. There's more. Hari byinshi navuga kuri ibyo by'abaragwa. Igihe cyanjye numva kigeze, ndashaka ntangu uyu mwanya muri ibi ngibi nsobanuye aha. Niki wumva wungutse, niki wumva wadusangiza, niki wumva watangaho nka comment, icyo ari cyo cyose. Hanyuma turagaruka dusenga, dushobora gusoza. Naho ndagira ngo numve icyo wumvishije. Ese ubyumvishije neza itandukanizo hagati y'isezerano rya kera n'irishya? Ese uri kumva aho uherereye? Ese uri kumva ko kuvanga ari ukwigirira nabi? Ese urumva ko abantu batarabimenya ari ikibazo gikomeye? Wumvishije ko ari ikibazo kuba ubaho utabizi? Ese uri kubyumva ko atari ikibazo cya Matayo, atari cyo kiranga isezerano rishya, atari mu gitabo cya Matayo, ahubwo ari icyo turi kuvuga icyabaye Yesu yakoze? Ndagira ngo numve what is your comment, nize feedback mu minota mike dusigaranye. Karibu cyane. Yesu abaho umugisha. Pasiteri arakoze. Hanyuma twihuse rwose, mbonye Remy Claude noneho yahise amanika katumuha umwanya aduhereze. Yego. Uranyumva Joseph? Neza rwose cyane. Murakoze cyane.
mbashije gushimira Imana kuko ubushize ntabwo nari nabonetse, ariko pastor ari gutanga samari y'ibyo babonye ubushize nahise mbasha kubyumva. Iri sezerano rero numvishe itandukaniro ry'isezerano rishya n'irya kera. Twumvishe ko isezerano rya kera ryari isezerano abantu basabwa gukora. Urumva hari harimo abakozi, umuntu agakora bishingiye ku byo yakoze agahabwa ibihembo. Ariko ikintu gikomeye naryumvishemo ni uko ryari isezerano ry'umuvumo, kuko ryari rifite ibihembo cyangwa n'umuvumo. Ariko twabonye ko nta muntu n'umwe mu barihawe bigeze abasha kuryubahiriza kugira ngo abone uwo mugisha uriturukamo, ahubwo bose bahawe umuvumo. Kandi ikindi numvishemo ni uko abantu bashoboraga kuryica, byashoboka ko waryica. Ariko kuri iri sezerano rishya ikintu numvishemo gikomeye kandi cyanejeje cyane ni uko twinjijwe mu isezerano tutabasha kwica. Iryo sezerano twinjijwemo ntabwo twabasha kuryica, ni Imana ubwayo yari dushyizemo. Ntabwo umuntu afite ubushobozi n'ububasha bwo kubasha kuryica. Ariko nanone ikindi kirenzeho muri iri sezerano ni isezerano ry'irage. Niba ari iry'irage, pastor bivuze neza avuga ngo rivuga abana. Irya mbere ryavugaga abakozi, ariko iri ngiri riri kuvuga abana n'umubyeyi. Urumva iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, kuba umuntu ari muri iri sezerano akabasha guhishurirwa ko ari umwana, akamenya ko Imana ari umubyeyi we. Noneho icyo nasorezaho ni iki, pastor yigeze kuvuga ukuntu abantu bo bakifite imyumvire yo mu isezerano rya kera, uko baba bameze kose, nubwo wabona ibyiza byo muri iryo sezerano kuko naryo hari rifite ibijya gusa neza, ariko n'ubundi babaho ubuzima ubona ko ari ubw'umuvumo. Kuko twaribayemo igihe umuntu koko arakomeza bigasa nkaho inyuma bisa nk'ibigaragaye neza, nk'uko yavuze ukuntu bagendaga mu maguriro bambaye ibintu biyerwanya n'abandi, bavuga ati aba bantu bo kunyegera. Nibyo koko twagira tuvuga abanyabyaha ntibatwegere, ariko urumva iri sezerano nk'uko usoje ubivuga, isi yose irarikeneye. Na wa wundi tuvuga ngo twamwerwanya ntimukeregere abantu bameze kuriya, wumvishe ahubwo ko barikeneye, birakorohera kubegera. Uhita ubibona impamvu Kristo ari nabo bantu yazaga yegera, kuko yashakaga kubereka ko n'abanyamahanga n'ubundi noneho bagomba kurihabwa. Asoza mvuga nti iri sezerano ryari ry'urubyaro. Icyo nacyo cyankozeho cyane. Ni urubyaro. Hari igihe twabasetse urubyaro rwa Aburahamu gute, cyangwa umugisha wa Aburahamu ni uwuhe? Ni uko yatunze ibintu byinshi, n'abamukomotseho babaye abakire cyane, ibintu nk'ibyo. Umugisha wa Aburahamu twirirwa tuwurwanira, ariko tubonye umugisha wa Aburahamu ko ni ukwizera, ni ugukiranuka kuzanwa no kwizera. Imana rero duhana umugisha, nibyo nabashije kumva. Glory, glory, glory. Amen. Remi yarakoze mu gihe hari n'abandi tugiye kwakira, katube dusoma hano comments yavuze. Okay, abo hejuru wenda mpereye hejuru. David Maestro ngo amen, nta muvumo w'amategeko ndiho watameze nk'iyose. Agate, Imana ishimwe ko turi ugukiranuka kwayo. Akanyange, turi muri we kuko niho twungiwe n'Imana. David, amategeko nta murage atanga uturuka mu isezerano Kristo yakomeje. Amen. Hanyuma Ruth aravuga ngo I'm Jesus' sibling, which makes me a child of God and therefore eligible to inherit all that God has given me. There are no requirements to my inheritance because it was mine
from birth by the grace of God. Okay. Avuga ngo ndi umuvandimwe wa Yesu bingira umwana w'Imana, bityo bigahita bimereza uburenganzira ntakuka bwo kwemererwa umurage, bwo guhabwa umurage mpabwa na data n'Imana. Kubw'ibyo rero ntacyo nsabwa kugira ngo mbone uwo murage, kuko nkuhabwa kuko navutse, kubw'uko navutse kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana. Nuko nguko izo nizo comments dufite. Hanyuma abandi bafite feedback nabo rwose muzamura akaboko. Ntekereza ko ibi bintu ni ibintu by'ingenzi cyane kubyitaho. Ni nk'ukuntu umuntu yari kubaka inzu, uhera ku rufatiro, umuntu ashaka kuza akabona inkuta n'urupangu ibintu bisa neza bisize amarangi, ntamenye ibibigize, ntanamenye n'icyo bihagazeho, akishimira ubwiza bw'ibyo ari kubona hejuru. Ariko iyo bije ku rufatiro, ubundi nibwo rukwiriye guhabwa imbaraga cyane kugira ngo rwicazweho uburemere bw'inzu iyo ari yo yose yari izubakwaho. Ibi rero nabyo ni bimwe mu rufatiro, ni ibintu byo kwitabwaho, ugatotora ibintu neza utabivanga, kugira ngo inzu nizamurwa hazajyaho uburemere bushoboka bwose. Rero ni byiza ko twumva feedback zanyu nk'uko muba mwabikurikiye. Hari ufite comment iri related cyangwa wenda ikibazo? Ntekereza ko ibyo tumaze kumenyera. Ikintu mwumvise, tuvuge ko ari Remy wumvishe wenyine waduha feedback. Remy, niwe wumvise unumvira abandi, icyo gihe nicyo mbonye. None utanze na comment uyitangira abandi. Elize turwaye umwanya. Murakoze cyane, naryohewe cyane, kandi ndishimye cyane ku bw'amateraniro y'uyu munsi. Nungukiyemo ibintu byinshi, gusa ikintu kinkoze ku mutima cyane, najyaga nkunda gusoma iryo jambo ariko si ndihishurirwe ku rwego ndihishuriweho uyu munsi, ko umwuka w'Imana hari udutakisha ngo Aba Data. Niba umwuka w'Imana, ikimenyetso cya mbere ni uko wagombye kukwemeza, ni uko wagombye kunyemeza ko ndi umwana w'Imana. Bitandukanye n'ibyo twagiye tubona cyangwa twiga mu madini atandukanye, ko umwuka w'Imana nukugeraho ushobora gutobora ukavuga mu ndimi yenda abandi batumva, cyangwa se hari n'abajya bavuga kera hari indimi turi abana twari twita ikideshi, bakavuga ibintu bidasobanutse gusa, bavuga ko ari ururimi rutamenyekana. Ariko icyo menye neza ni uko icya mbere wagombye kwemezwa n'umwuka w'Imana kuri umwana w'Imana, ari naho hava ko umuntu ari umuragwa, kandi turi abaraganwa na Kristo. Ndanezewe cyane rero kuba mpishuriwe icyo kintu, yuko umwuka w'Imana anshinja, yemezanya nanjye ko ndi umwana w'Imana. Urakoze cyane Pastor, naryohewe. Amen, amen, amen. God. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ahimbazwe rwose, ngaho komerezaho, turumva mwese mufatiraho. Nanjye ndumva nungutse nanjye ibintu byinshi, ukuntu umugisha wa Aburahamu wari gukizwa n'umuntu bwo kwizera. Ako kantu umuntu aba yumva rwose, umugisha wa Aburahamu ubundi wabonaga wenda ushobora kuwufatira mu bifatika, ukavuga uti yari yamuhaye ubutunzi, ariko icyo ni ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe cyane gukomeza kuduhishurira ibi bintu. Amen. Ahantu none usomye mu Magalatiya havuga ukuntu amategeko yatugejeje ku gihe urubyaro ruzazira. Nyine birumvikana ngo ubwo amategeko nyine yaravuze ngo bayi, kuko uyu muntu aherekeje undi akamugeza ahantu batari buzajyana ngo bakomezanye,
aravuga nagwerekeza ndakugeza i Kigali niba ujya Igitarama ukomeze okay bye umwe agataha undi agataha ariko hari ibyo wenda ndi bugeremo akabazo wenda sinzi muzasubira ikindi gihe urumva ko amategeko yagiye noneho hari umurongo tujya dusoma mu byahishuwe utubwira ngo 14-12 ibyo gukomeza amategeko bafite kwizera mu kwa Yesu aho ngaho wenda naho umuntu azadusobanura twumve ko avuga ngo hahirwa abakomeza amategeko bakagira kwizera mu kwa Yesu 14-12 iki ibyahishuwe ikindi rwose mbonye uburyo umwuka wera atwemeza ko turi abana ntabwo tubyumva ubundi kuba umwana nyine ni ikintu gihambaye kuba umwana ni ikintu gikomeye igituma noneho tuguma dutekereza ugasanga n'ibi biza mu isi biraduhangayikishije ngo wenda hari ibinda mbese umuntu akaguma yumva hari adatuje nijoro ntabwo urimo kurishidikanya urimo kuvuga bakubaza bati rwose ise nk'ubu ngubu wagira n'ijambo wenda uvuga wenda ucitse uvuze nabi umuntu akakugenda akako yakubwira ati wowe bw'iby'ijuru ntaho muzahurira kubera uvuze ijambo ribi ukumva nawe urihebye nyine ugahora uvuga uti yewe Imana nibizi niba nzajyayo ni ukuvuga ngo ntabwo tuba dusingira neza kumva ko turi abana sinzi ko ari umuntu ushidikanya umubyeyi wamubyaye ngo wumva ushidikanya umunsi umwe uvuga uti uriya ntabwo sinzi niba ari papa wanjye iyo wavutse uzi ko ari wakubyaye koko rero bavandimwe Imana idufashe cyane nidusobanukirwa ko turi abana ibintu bizoroha n'amahoro tuzayabona no kwishima tuzabasha kwishima kuko n'ubigitubuza nuko hari ibituvangira nyine tutaziho iyo twavuye naho turi ngo tube turisho neza ngo ahantu nta cyatunyeganyeza nta cyahadukura uwo mubyeyi wacu aradukunda nyine niyo Mana yacu izaduhanika naduhemba bibaye ngombwa rero Imana ishimwe cyane tuba turiho tuvuga ngo nyine niyo mpamvu ubwana na mugenzi wawe ngo ariko ushaka ibintu ukora Imana izaguhana nyine twaba tuyizi nk'umugenzacyaha cyangwa umuntu ushinzwe ibyo ariko Imana dukomeze kudufasha rwose tuba twungutsemo ibintu byinshi Imana iguhe umugisha cyane pastor amina okay arakoze gusa Imana ntabwo izaduhana reka icyo tukigire gutyo ariko ni mu magambo ni byiza kumva feedback kandi ni byiza ko twumva ko hari ikintu abantu bari kugenda bunguka Jema yavuze ngo isezerano rishya ryangiza umurage nta muvumo w'amategeko ndiho ko Yesu yabaye ikivume ku bwanjye ni byinshi biraremereye biri très profond njye birangora gusobanura mu magambo ndi umwana mu mwana ndi amahoro uwo ni Jema niyo feedback hanyuma sinzi niba hari undi cyangwa ku byavuzwe sinzi niba hari umuntu ufite ikibazo cyangwa nyine hakiriwe abantu bagifite feedback dukeneye feedback kuko mwumvise byinshi pasiteri njye ndatekereza abantu bashaka kuba ari ibyo nagusubiza umwanya reka dufate dufate umwanya mutoya let's pray dushima Imana ndabashimiye abantu batanze comments burya umwe ashobora kuvuga ukumva icyo ko ikintu cyumvikanye kandi icyo nicyo cy'ingenzi umwe babiri batatu biba byumvikanye
so hari nk'ikibazo wenda ngira ngo abajije kivuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagera kwizera kwa Yesu. Hari version ivuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bakitondera amategeko y'Imana ari byo kwizera kwa Yesu. Iyo version ntabwo ivuga ngo kwitondera amategeko y'Imana no kwizera kwa Yesu, ntabwo ibyo bintu bibiri byajyana. Noneho we avuga mu rurimi bashoboraga kumva, urwo rurimi yakoresha avuga ngo bitondera amategeko y'Imana ari byo kwizera kwa Yesu, kwizera nk'ukwa Yesu. So nunareba n'iri jambo kwizera nk'ukwa Yesu ni ukwizera ko mu isezerano rishya duhabwa, ukwizera Kristo afite uko we yari afite, kwitwa ukwizera k'umwana w'Imana. Turabibona mu Magalatiya n'ubundi mu gice cya 2 20:16 21 byose turabibona. Uku kwizera kwa Yesu kuravugwa, wenda nigeze kubivugaho, bivuga ko kwizera tukwakira ubushize, nigeze kubivuga muri introduction ko kwizera atari ikintu kiduturukaho. So ikintu kijya kigora abantu ni uguhuza ibintu muri context y'umucyo w'isezerano rishya, bakagorwa nuko bumvishijeho ijambo rivuga mu buryo runaka, ariko wareba muri origin uko bimeze ugasanga context, igitekerezo nyamukuru iri kuzana no kuvuga ni ikihe, iri gushaka guhishura kwizera kwa Kristo. Bibutsa ko aricyo gitabo cy'ibyahishuwe cyanditse gishaka guhishura Yesu, niyo ntego yacyo, ntabwo ari intego yo kwigisha amategeko. Paulo hari amagambo yakoresheje akajya nyine avuga ati yumvuze nk'abantu, ubundi akavuga guhishurirwa ibyo bintu, ubundi hari aho yabikoreshaga bikenda kumutera amabuye, ariko wenda ashaka gusobanura ikindi kintu. Hano ni ukwizera nk'ukwa Yesu. Banza wumve byonyine ngo kwizera nk'ukwa Yesu. Ubundi se umuntu yakura he kwizera nk'ukwa Yesu Kristo atakuguhaye nk'impano, atakuguhaye nk'umurage, wowe ubwawe wagukurahe? Si achievement, si ibintu ushaka kugeraho. So kwizera nk'ukwa Yesu gushoboka mu isezerano rishya kuko twaguhawe, again tugenda tubibona mu byanditswe bitandukanye. So rero abantu, iyo umuntu akunda amategeko ashobora kujya asoma ahantu hose agashaka kumvikanisha ko ari amategeko, ariko aho niba hadahura n'ahandi henshi kandi ayishura isezerano rishya, then uba ukwiye gusoma ukurikije context, kuko Bibiliya ntiri bwirwanye by'umwihariko isezerano rishya. Ndumva ari icyo ngicyo nabivugaho. Reka dufate umwanya iminota mikeya dushima Imana aho uherereye. Iminota yacu yageje, ndagira ngo ushime Imana. Reba, shimira Imana isezerano urimo, kandi agira ngo wiyatureho kandi unatura, uvuga ko uri umuragwa, uri umwana, kandi ko nta kindi ushaka kumenya uretse umurage wawe n'umuragwa, no kuri umuragwa. Ikindi cyose kidahura n'icyo kutemeranya nacyo, mbese make up your mind, bigire mu mutima wawe ko nta kindi wemeranya nacyo keretse umurage wawe no kuba uri umwana no kuba uri umuragwa. Ntabwo wowe uri umukozi, ntabwo uri umugaragu, nturi n'umucakara. Muri ubwo buryo uri umwana wahawe umugisha, uri umwana wahawe umurage, kandi uri umwana utazabyamburwa, uri umwana utazabyamburwa. Ntabwo Imana izabihindura. Ikintu cyonyine cyabaho ni iki, kuko utaryica cyangwa ngo uryongereho, ikibaho ni iki gusa, nicyo cyonyine kibaho, ni uko utabimenya. Ni uko utabimenya ngo bigenderemo, nawe ubundi nta kindi wabikoraho. Now umugisha rero uri iyo ubimenye noneho to acknowledge, nibwo we experimenta ubwiza bwabyo. Ndagira ngo muri uwo mujyo dusengeremo kandi dushimiremo Imana aho uri n'aho uherereye. Mu gihe uri bube ubyibwira kandi ubyivugaho, niba hari igitekerezo cyose cyaje kuri wowe kivuga ibindi binyuranye n'ibyo, cyose kirabura imbaraga mu buzima bwawe, kiraturwa hasi, kirahubuka, uramera nk'uwikunkumuye, nk'uko Pawulo yakunkumuye ngo igikururuka akagikunkumurira mu muriro. Nawe ushobora kwikunkumura ibyo bitekerezo byose umaze kwiyambika iby'ukuri.
nagira ngo ushime Imana aho uri mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Iyatureho icyo Imana ikuvuzeho, mbese iyatureho, byiyatureho. Kimwe kubivuga ni ikindi wowe kubyibwira. Byibwire, wibwire ko uri umwana, ufite gene y'Imana, ufite gene ya data, ufite ADN ya data, ufite ubwenge bwe bugukoreramo, ufite imbaraga ze zigukoreramo. Imana nta muvumo uyibamo, nawe ntawe ukurimo, mbese wemere uko kuri ariko kwibwira mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Zahala pride vosta, mu izina rya Yesu Kristo. Mu isi yawe nta muvumo uharangwa, wowe uri umwana ndetse warazwe byinshi. Ingingo zawe zibimenye, amatwi yawe abyumve, umutima wawe ubyakire, isi yawe ibyakire. Ni wowe ugomba guhishurwa, isi imenye ko uri mu bagomba guhishurwa kugira ngo ibone ikiruhuko. Uri umwana bidasubirwaho, uri umwana bidasubirwaho. Nawe umurage wawe wose aho uva ukagera urawugenderamo. Uwo ni wo benshi babona, ariko ikibanza cy'ingenzi ni ukumenya ko uri umwana. Uri muri ofisi iruta izindi zose, watewe iteka riruta ayandi yose, washyizwe ahantu utishyuriye, washyizwe ahantu utakwigeza, kandi aho uri Mana ishimwe cyane, aho uri ntutsindwa, aho uri ntawe uzaza ngo agupfupfunyure mu biganza bya data, ntawe uzaza ngo akuvugeho ikintu gifate cyangwa gikore kiruta icy'Imana y'ubwayo ikuvugaho. Nawe meranya n'Imana aka kanya. Intsinzi iri mu ruhande rwawe, ubwiza uri mu ruhande rwawe, imbaraga ziri mu ruhande rwawe, icyubahiro kiri mu ruhande rwawe. Ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Uri umwana wanesheje, uri umwana mu mwana, uri umwana udashyikirwa. Ibigutera byabanza guca kuri Kristo bigatobora mu Mana ngo bikubashe. Kubw'ibyo uri intsinzi, impundu z'ibyishimo zumvikana iwawe. Nawe ndatura uyu mugoroba wowe n'umuryango wawe mu izina rya Yesu Kristo, ngo ikirere cy'ubwiza bw'abana kitwikira aho hantu uri. Wuzure ibitekerezo by'abana, ukiri ibitekerezo by'abagaragu, wuzure ibitekerezo by'intsinzi, ukiri ibitekerezo by'ubwoba, wuzure ibitekerezo by'amahoro, ukiri ibitekerezo byo gushidikanya. Mu izina rya Yesu Kristo, wuzuzwe kuzura kose kw'Imana nk'umwana. Mu izina rya Yesu Kristo, nta kintu na kimwe utekereza utazagenderamo, nta creativity itazakuvukamo. Hari ibintu bishya uzatangira gukora kuko uri umwana. Impamvu hari ubuhanga bwa data bwibitse muri wowe. Nawe mu kazi ukora, mu byubamo, ndagusengeye mu izina rya Yesu ngo hari ubuhanga buzakugaragaraho, buzaba umwihariko kuri wowe. Kubera iki? Wowe ufite gene za data, nizibyuke muri wowe, nizake muri wowe, nizenyegezwe muri wowe. Utera ubwoba ibigutera ubwoba, utera ubwoba ibyo watinyaga. Inkuru zawe nizumvikane hirya y'uko uri umwana. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana uzumve zikugose impande zose aho ngaho uherereye. Nawe niba urwaye, mvuze gukira aka kanya. Umwana w'Imana araga umurage w'Imana. Umurage akuraga ntakuraga indwara. Kubw'ibyo ndavuga ngo uri mutaraga mu mubiri wawe, mu ngingo zawe, mu magufa yawe, mu isi yawe, wowe n'urubyaro rwawe, wowe n'umuryango wawe. Nawe ndadeklara ubuzima bw'Imana butembera aho uri, ubuzima bw'Imana butembere mu ngingo zawe, ubuzima bw'Imana bukorere mu isi yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, reka uyu mugoroba ubone impinduka mu myumvire yawe, mu mubiri wawe, mu isi yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ndatangaza icyumweru kidasanzwe kuri wowe. Ndatangaza icyumweru kidasanzwe. Intambwe zose uzatera zizaba iz'umugisha. Icyo uzavuga cyose kizabaho, icyo uzarota cyose kizasohora. Mu izina rya Yesu Kristo, wowe uri umwana wahawe umugisha. Ntukeneye ibindi, ni ukumenya uko kuri ukakugundira kuko ari cyo uri. Mu izina rya Yesu Kristo,
uzagira icyumweru cyiza, uzaryoherwa, uzagubwa neza. Ibyo Aburahamu atabonye kuko watari ugukiranuka, wowe uri ugukiranuka, uzagendera mu mugisha wa Aburahamu. N'icyo uwo mugisha utanga mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha Imana itanga nta muvumo yongeraho. Umuvumo uhunga isi yawe, umuvumo uhunga isi yawe n'ikirere cyawe, mu mitekerereze yawe bisibwe burundu. Wumva ikintu kimwe, wumva umwuka ugutakisha abadata, abadata, uvuga ngo data 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 data, kandi uri umuragwa, kandi uri umugaraganwa na Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, uwo ni umugabane wawe, icyo ni igice cyawe, icyo ni icyo uri cyo, icyo ni icyo wahawe, icyo ni icyo wahawe. Aho niho washyizwe, aho niho wicaye, aho niho wicajwe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane kubw'umwuka wawe ukomeza guhamya ibyo mu mutima wawe. Umwuka w'Imana akomeza ahamya